Tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi abantu bagize umunsi w'abantu bakundana, ariko mu kuri uyu munsi mbere hose ntabwo wahoze ari umunsi w'abantu bakundana. Ushaka kwita bibaza se ni iyihe mpamvu abantu bawugize umunsi w'abantu bakundana? Ese byatangiye bite kugira ngo uyu munsi bawite uw'abantu bakundana? Ukahita wongera kwibaza se uyu munsi ko bawitirira ngo mutagatifu Valentin, uwo Valentin ni muntu ki? Yahoze ari muntu ki? Ese uwo Valentin Kiliziya Gatolika iramwemera uwo mutagatifu? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Wowe icyo usabona kuri subscribe kugira ngo turebe uyu munsi wakomotse kuki, ese ni iyihe mpamvu abantu bawugize uwo bakundana kandi mbere wose utarahoze ari w'abantu bakundana. Kuri uyu munsi iyo umuntu afite umukunzi amuha impano irimo ururabo cyangwa se shokora. Iyo umukunzi wawe atabiguhaye, bamwe muri bo bararakara nyine, abantu bafite abakunzi. Iyo umukunzi w'umwe mu bantu bakundana nyine atatanze impano kuri uyu munsi w'abakundana, ararakara. Kandi urebye mbere hose uyu munsi ntabwo wahoze ari umunsi w'abantu bakundana. Ndagira ngo turebere hamwe uyu munsi ubundi wahoze ari munsi bwo kora subscribe ubundi tubane mu kiganiro. Ngo i Roma ngo hariho ngo umwami bitaga Claudius wa kabiri. Gusa uwo Claudius wa kabiri ngo yayoboreshaga abaturage be igitugu, ku buryo yashyiraga imbere inyungu zibe kurusha uko ashyira imbere inyungu nyamwinshi cyangwa se inyungu z'umuturage. Niba ategetse ngo bice umuntu, bamwicaga nta kujurira. Niba ategetse ngo bice umuyobozi runaka, bamwicaga nta kujurira. Uwo Claudius urumva ko yayoboreshaga abaturage bibe igitugu. Uwo Claudius muri kuyoboresha abaturage be igitugu yashyizeho itegeko ritegeka abasore bose yuko nta n'umwe wemerewe gushaka. Kandi abasore bose muri icyo gihe b'ubwami i Roma bari bameze nk'abasirikare, bose bameze nk'abasirikare barwanaga igihugu. Yizeraga yuko ngo umusore udafite umuryango, udafite umugore cyangwa se abana, ngo akora inshingano ze neza ku rugamba. Ngo ntabwo abatekereza ngo famiye, ntabwo abatekereza umugore, ntabwo abatekereza umwana. Ngo ibyo ngibyo rero iyo umuntu adatekereza famiye, ngo yatekereza ko nta muntu n'uyu n'umwe yasize inyuma, bituma akora inshingano ze neza, akarwanira igihugu nta kintu na kimwe yitayeho bitewe n'uko nta famiye abazi afite. Ngo niyo mpamvu yashyize iryo tegeko rituma nta musore n'uyu n'umwe wemerewe gushaka. Gusa nubwo ngo uwo mwami Claudius yari yarashyizeho itegeko ribuza abasore kuba bashaka, ngo hariho ngo undi mupadiri muri ubwo bwami bwa Roma ngo wizeraga yuko ngo urukundo ngo ari rwo rwakagize iyi si, ariko rwo rwakaranze iyi si. Yizeraga yuko abantu bagomba gukundana kugira ngo iyi si ibaryohe ndetse isi ibe nziza. Uwo mupadiri ngo ni Valentin yashyingiraga abantu mu ibanga, nta muntu n'uyu n'umwe ubizi, akamushyingira nyine kugira ngo abantu nyine bikundanira, akabashyingira mu ibanga. Noneho ngo umwami Claudius wa kabiri yaje kumenya yuko ngo hari umupadiri bitwa Valentin ngo urimo gushyingira abantu mu ibanga. Niko kohereza ingabo zagenda zimushyira muri gereza, zifunga uwo mupadiri ngo ni Valentin urimo gushyingira abantu mu ibanga kandi bitemewe kuba washyingira abantu. Niko babimenye nyine, bamenya yuko hari umupadiri bita Valentin ngo urimo gushyingira abantu mu ibanga kandi bitemewe. Niko kohereza ingabo ziragenda ziramufunga, zimushyira muri gereza. Ngo nuko ngo uwo padiri Valentin ngo ubwo bamujyanaga muri gereza, ngo bamushyizeho umurinzi bitwaga Asterus. Ngo uwo mugabo ngo na Asterus ngo uko iminsi yagiye iza, ngo yagiye abona ngo uwo padiri Valentin ngo afite ubwenge, ngo ndetse uwo padiri Valentin yagumye kumubwira amagambo meza, akabona ko ari umupadiri ufite urukundo ndetse ufite n'ubwenge. Ngo Asterus ngo yari afite umwana w'umukobwa bitaga Julia. Ngo uwo mwana w'umukobwa witaga Julia ngo yabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Ngo kandi uwo Asterus uwo murinzi bari bashyizeho kugira ngo arinde Valentin, ngo yabonaga ngo umugabo Valentin ngo ari umugabo ufite ubwenge ndetse ukora ibitangaza, ndetse wifuza yuko ngo isi yakuzura urukundo, ngo apana kubaho nta muntu n'umwe ufite umuntu bakundana. Uwo mugabo Asterus yatangiye kwizerera muri uwo padiri Valentin, niko kuzana umwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona bita Julia, ngo padiri abashe kuba yamuramburira ibiganza, ngo Julia ngo abashe kuba yabona nyine padiri amukoreye ibitangaza. Wibuke uwo Asterus ni umurinzi bari bashyizeho ngo arinde Valentin, bitewe n'uko Valentin yashyingiranaga abantu i Roma kandi bitemewe. Uwo Asterus rero uko bamushyizeho ngo arinde Valentin, yatangiye kubona uwo Valentin ahubwo ari umugabo ufite ubwenge ndetse ukora ibitangaza ndetse ufite urukundo muri we. Uwo Asterus bitewe n'uko afite umwana ufite ubumuga bwo kutabona, niko kuzana umwana w'umukobwa wita Julia ngo padiri Valentin amurambura ibiganza, uwo mwana nyine igitangaza kibe abone. Ngo nuko ngo uwo murinzi ngo na Asterus akimara kuzana uwo mwana w'umukobwa ngo ni Julia ngo aramburirwe ibiganza na padiri Valentin. Uwo mwana w'umukobwa ngo yicanye na padiri Valentin ngo muri gereza, ngo babajije padiri Valentin ati ese padiri iyi si igaragara gute ku maso nyine imbere yuko umumura amaso? Ngo padiri Valentin ngaramusubiza ngo iyi si ngo ni isi y'urukundo, ngo ndetse ngo iyi si ngirimo izuba rito, ngo ifite ubushyuhe buto nk'ubw'izuba nyine ritoya. Arongera amusubiza ngo iyi si yoroshye nk'indirimbo ya
mu gitondo nuko uwo Padiri Valentin abashyizeho ibiganza ku maso y'uwo mwana w'umukobwa. Akimara kumushyiraho ibiganza, umwana w'umukobwa ahita ahumuka amaso arabona. Gusa ngo uwo mwana w'umukobwa akimara guhumuka amaso arimo kureba, yagifungura amaso nyine umuntu wa mbere yabonye ngo isura y'uwo nguwo Padiri Valentin, ngo yabonye ngo ari isura nziza, ngo isura yuzuye ngo urukundo, abona ko ari isura nyine y'umutagatifu koko. Hari isura nyine nawe ubona ukatuvuga ati iyi sura byanga byakunda irimo urukundo. Hari isura nyine ubona ko nta bugome ifite, hari n'amasura ubona ukabona ko ari amasura yuzuye ubugome. Gusa ngo uwo mwana ngo w'umukobwa ngo ni Julia, ngo akimara guhumuka amaso, akimara gukorerwa igitangaza, ngo yafunguye amaso, ngabona ngo isura muri imbere y'uwo Padiri Valentin umuhumuye, ngabona ngo ni isura yuzuye urukundo, isura nziza imeze neza. Ngo nuko ngo ubwo Padiri Valentin yagumye gukora ibyo bitangaza byiwe ndetse anagumye gushyingira abantu aho ngaho muri gereza, ngo ayo makuru yageze kuri wa mwami Claudius, umwe washyizeho itegeko yuko nta muntu n'umwe wemerewe gushyingiranwa mu bwami bwiwe w'umusore. Amakuru yose agera ku mwami, nuko umwami ahita atanga itegeko yuko ngo uwo mugabo ngo ni Padiri Valentin uri muri gereza bagenda bakamwica, yohereza abasirikare be bakomeye ngo bagende bamwice bitewe nuko arimo kurenga ku mategeko umwami yashyizeho. Nuko iryo joro hari tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri, bwari buke biba tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ari nawo munsi abantu bizihizaho ngo ni umunsi w'abakundanye. Izo tariki 13 mbere yuko baza kwica Valentin, ngo yanditse akandiko agira ati, yandikira wa mukobwa bita ngo Julia umwe yahumuye amaso, ngo yandikaho agira ati ni umukunzi wawe Valentin. Ako kandiko konyine niko ngo Padiri Valentin yasize yandikiye wa mukobwa ngo ni Julia. Nuko buke tariki 14 Valentin baramunyonga, baramwica nyine kumwe bicaga abantu ba kera babashyiraga ahantu ubundi bakabakata umutwe. Nuko Padiri Valentin ngo yishwe. Gusa ngo aho kandiko yanditse ngo karagiye gatembera ku isose kugeza na n'ubu ngubu, ngo umunsi w'abakundana bose ugira tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Niyo mpamvu abantu bagenda bakizeza ngo uyu munsi nk'aho ari umunsi w'abakundanye, bitewe nuko ngo uwo mugabo ngo Padiri Valentin ari wo munsi bwakeye nyine bamwiciraho, ngo kandi ari umugabo ngo ushyira imbere urukundo, wifuzaga ko abantu bakundana, wifuzaga ko abantu bashyingiranwa, yabonaga ko iyi si itabaho neza mu gihe nta rukundo ruhari. Ngo niyo mpamvu ngo abantu benshi bakunda gukurikiza iyo migenzo, bakavuga yuko ari umunsi w'abakundanye. Rero nimba nawe uri mu bantu batari bazi impamvu uyu munsi bawugize umunsi w'abakundanye, ni impamvu nyine ngo ya Padiri Valentin. Gusa sindandangiza ndagira ngo turebere hamwe n'ibindi nyine abantu babivugaho kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Hari abantu batabyumva kimwe nyine, hari abantu batemera kuri uyu munsi wa Saint Valentin nkaho ari umunsi w'abakundanye. Gusa ikintu gitangaje ngira ngo mwumvishe iyi nkuru nababwiye yuko uyu mugabo Padiri Valentin ngo yahoze ashyingira abantu mu ibanga umwami atabishaka. Ikintu gitangaje, iyi nkuru Kiliziya Gatolika cyangwa se i Roma kwa Papa nibayemera, bayifata nkaho ari ibinyoma, ari inkuru abantu bihimbye ku giti cyabo kugira ngo uyu munsi bawugirire inyito. Ubundi uyu mugabo ngo Valentin yigize abaho, iyi nkuru yiwe nigize abaho. Bagira abatagatifu bemera, gusa ngo uyu Valentin, uyu nguyu tuvuze muri iyi nkuru, uyu nguyu ntabwo ari mu batagatifu bemera, ndetse n'iyi nkuru yiwe nibayemera, ngo ahubwo n'abantu bagiye bakikora inkuru kugira ngo uyu munsi ugire inyito, bitewe nuko abantu bagumye bizihiza tariki 14 ngo umunsi w'abakundanye. Abantu bagenda bakiriya story, bakorera inkuru ngo itarigeze ibaho. I Roma ntabwo inkuru bayemera, aya mateka ntabwo bayemera, nta n'ahantu na hamwe yanditse, usibye ko ari abantu bagiye bakayikerera akagenda akamamara ahantu hose, abantu bose bakabifata gutyo ngo ariko ibi bintu si ukuri. I Roma cyangwa se Kiliziya Gatolika ntabwo iyi nkuru iyemera nk'aho ari ukuri. N'uwo Padiri Valentin ntabwo bamuzi, ntabwo bazi ko yigeze ngo anabaho. Ngo bidatinwa kuvuga yuko ngo uyu munsi ngo ari abantu ngo bawishyiriyeho ku giti cyabo kugira ngo bajye bakora ibyaha, cyane cyane ikijyanye n'ubusambanyi. Urabona abantu benshi batinya gukora icyaha cy'ubusambanyi bitewe nuko ngo Imana itagikunda, bitewe nuko nyine ari ikintu kizira. Ariko abantu bashyizeho impamvu yatuma basambana ngo ku munsi wa Saint Valentin, ngo bitewe nuko ngo abantu benshi bazi ko ari umunsi w'abakundana, ngo basambana nyine bitwaje ko ari umunsi w'abakundana, ngo umuntu ufite ngo umusheri ngo bagomba gukora nyine ibintu ngo by'abantu nyine bakundana. Bamwe bavuga yuko ngo uyu munsi washyizeho n'abantu bagamije izo nyungu zo gukora ibyaha Imana idakunda by'ubusambanyi. Urumva ko uyu munsi ari ibintu nyine byinshi abantu bavugaho, nta numwe uzi ibintu by'ukuri. Gusa nabwiye yuko na i Roma nta numwe uzi ibyizi nkuru by'uyu Padiri Valentin, batabyemera, bavuga yuko ari inkuru z'imimbano. Ndagira ngo rero twigane muri comment, ese uyu munsi weho wa Saint Valentin bakubwiraga ko ari umunsi w'iki? Ese ubona gute? Ese wizera ko ari umunsi nyine bwoko ki? Ndagira ngo tugane muri comment utubwire uko wumvaga.
icyo ukeka uyu munsi wa Saint Valentin ugamije utubwire muri comment nyine wowe urumva gute. Ngira ngo twaganiye kuri iyo nkuru, ni inkuru abantu batumva kimwe ndetse n'inkuru yewe n'abapadiri cyangwa se Kiliziya Gatolika ndetse ni Roma batemera ko ari inkuru yabayeho, bemera ko ari inkuru y'imimbano. Rero turagira ngo tugurire muri comment utubwire wowe uko byumva, gusa biko gukora subscribe, like, wongere utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Ciao ciao.